Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na Forex trading. So uyu munsi tugiye kureba GU na EU, ni iki twakwitega uno munsi, ni izihe opportunities twabona mu isoko uno munsi. So mbere y'uko dutangira, reka mbanze mbibutse mfite free webinar ndi gutegura kuri 22 na 23 z'ukwa kabiri, izaba iri kwigisha kuri Forex trading, aho nzabigisha byinshi ku bijyanye na Forex trading, nkabigisha strategy nkoresha tradinga, nkabigisha kuri risk management, nkabigisha kuri psychology, nkabigisha byinshi. Ni byinshi tuzabona. Icyo nabasaba, muzaze muri benshi tubane. Link yo kwiyandikisha murayibona muri comment section. So dutangiye kuri EU, murabona ko uje ukareba kuri big picture cyangwa se kuri daily time frame, urabona ko hano igaragaza bearish side, ariko waza ukareba ngaho ukabona ko ishaka gukora some reversal kugira ngo ujye hejuru. So kugira ngo twizere ko igiye muri safe reversal cyangwa se reversal irreverse, ni uko breakinga ino resistance yacu iri very strong ahangaha. Gusa haracyarimo range nini idashobora kuhita igeraho uno munsi, ariko kuri buying side you can buy kuko irimo irerekana some reversal. Reka dukora analysis turebe uno munsi ni izihe opportunities twashobora kubona kuri buying side. So nk'ibisanzwe turaza tumakinge highs na lows za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi cyangwa se aho isoko riri gutrading uno munsi. Tuyihindure purple line nk'ibisanzwe kugira ngo itandukane n'izindi resistance and support. Nk'ibisanzwe iyo tubonye big candle ya previous day ari nini, tumakinga hafi yayo. Icyo bidufasha kutwereka ko market iramutse hagira yakora reaction igasubira muri buying side, nimba iri muri uptrend, cyangwa se nimba iri muri downtrend yasubira muri selling side. So akenshi iyo ihageze ikora reaction kuko akenshi usanga ari strong resistance cyangwa se support iyo urebye muri 4 hours time frame. So twibaze ngo iramutse breakinze ino purple line yacu, next resistance yabirihe yabiri ahangaha. Dushyireho yellow line bigaragaza ko ari daily time frame. Twiyongere twibaze iramutse breakinze iyi, next resistance yabirihe yabiri aha. Impamvu nyishyize hasi nyishyira aha nuko ahangaha hariho hari strong resistance. Uje ukareba ahangaha yagiye iba rejected, ahiba rejected, nahiba rejected. So iri very strong ugereranyije n'ahangaha. So twibaze iramutse breaking ino support yacu, next support yabirihe yabirimo ahangaha. Dushyiremo yellow line, gusa ko twabonye ko iri mu gutradinga cyangwa se iri muri uptrend, reka dushyireho ebyiri zonyine ziraba zihagije. Ubundi tujye muri 4 hour time frame turebe hose byifashe bite. So iyo tugeze muri 4 hour time frame, icyo dukora dutangira kwa adjusting support zacu na resistance. Gusa ndabona aho twazishyize muri 4 hours ariho zakagombye kujya, ahubwo hariya niho hari resistance. Izindi zo twumva ziri aho zakagombye kujya, cyakoze reka dupfe kwa adjusting iyi ngiyi tuyishyiraho. N'aha dushyiraho indi nubwo ari kure, kumva ari izo ngizo muri 4 hours twa adjusting iyi. So katujye noneho muri 1 hour turebe hose byifashe bite.
So muri 1 hour urabona ko yerekana ko iri muri uptrend kuko iri kugenda making higher highs na high lows. So aka kanya uko ubibona market yacu isitinze muri iyi zone, nubwo ari small zone gusa niho yabaye stuck cyangwa se niyo range yayo y'uyu munsi. Tujya muri 30 minutes turebe hose byifashe bite. So uje ukareba muri 30 minutes market yacu iri muri uptrend cyangwa se twabonye ko iri kurivasinga ijya muri upside. Tuze turebe hano left side nimba hari clean range cyangwa se range yayo iyo iri clean. Murabibona ko hari clean range yagira ha support. So twavuze ko clean range cyangwa se clean range tuyibona iyo market iri gutrendinga itari muri range market. So means ko iyi soko ryongera ikagira iri trendinga nta kibazo. So opportunities dushobora kwitega nuko EU cyangwa se Euro USD ya breakinga ikaza creating support ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru, cyangwa se ikaba rejected kuri iyi kugira ngo ikomeze hejuru kuri iyi ya green ariyo iri very strong. So another opportunity ishoboka nuko ya breaking ino support yacu iga closing above, yamara guclosing above ikamanuka for retest ikabona gukomeza hejuru, kuko twabonye ko kuri left side hari clean candle cyangwa se aho market yabashaga gutrendinga, which means ko market yongeye ikagera yabasha gutrendinga nta kibazo. Ni kumva kuri EU nizo opportunities twakitega. Tujye mujye mwibuka ko iyo market yacu iri muri range iba ari no trading zone cyangwa se aho utagomba gutradinga. So ndi kumva kuri EU ari ibyo twakitegura, reka ahubwo turebe kuri GU turebe hose byimeze bite. So GU urebye kuri daily time frame ahangaha irerekana kuri bearish side, gusa reka mbereke ikintu kimwe. Uje ugaca ino trend line urabona ko yabaye broken, izirangije iza iba retested ahangaha, which means ko hari reversal cyangwa se market ishaka gutrendinga upside, kuko yara breakinze ino trend line yerekanaga ko bearish side iba retested iba rejected. So means ko GU iri bullish cyangwa se ishaka kujya muri uptrend. Gusa uje ukareba kuri yesterday candle urabona ko ari big candle, nta week ya creatinze cyangwa se market openinze abo buyers badashaka ko isoko rinamanuka ho gato bahita bayipushinga up. So which means ko hari buying pressure cyangwa se abo buyers bashaka kuriversing isoko rikajya muri uptrend. So tuje tugashyira ahangaha support yacu yahindutse resistance, urabona ko iri very strong, yagiye iba rejected, iba rejected, iba rejected, kandi twabonye ko support cyangwa se resistance iba strong iyo yabaye rejected inshuro eshatu. So tuze dushyiraho green box byerekana ko market iramutse yagera yakora reaction igasubira muri buying side. So tuyihindure green, ubundi nk'ibisanzwe tumakinge lows na highs za current candle. Icyo bidufasha kumenya trading zone y'uyu munsi cyangwa se isoko riri gutradinga, ubundi tuyihindure purple line nk'ibisanzwe. Tuze kuri left side twibaze ko iramutse breaking zino purple line cyangwa se resistance yacu, next support yaba ari iyihe? Next support irimo ahangaha. So dushyireho yellow line, twibaze iramutse breakinze ino support, next support yaba iri aha, indi yaba iri ahangaha. So ubundi tujye muri 4 hour time frame turebe hose byifashe bite.
So ahangaha murabona ko no muri 4 hours ino resistance yacu iri very strong, naho yagiye iba rejected inshuro nyinshi. Ahubwo tuze turebe kuri left side, turebe nimba hari resistance twamakinga. Urabona ko harimo ka resistance cyangwa se support yabaye broken ihinduka resistance. Tuyihindure line itandukanye na daily time frame kugira ngo tutaba confused. Twaza tukareba left side, hano harimo range ikabije, kubonamo support na resistance iri clear. Ikibazo ariko kadushyiremo iyi. So tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite. Muri 1 hour uje ukareba urabona ko harimo za rejection nyinshi. Reka tubashyire naho resistance yacu tuyihindure white line kugira ngo itandukane n'ibindi. Uje ukareba ahangaha range yacu cyangwa se market yacu sitinze muri iyi range. Niyo mpamvu mbabwira ko kubanza kumakinga lows na highs za current candle ari very important, kuko ikwereka range y'uyu munsi cyangwa se no trading zone y'uyu munsi ahiri. So tujye muri 30 minutes turebe n'izi opportunities dufite. So muri 30 minutes nk'uko twabonye ko market yacu ishaka kurivasinga, high chance ndayiha ko yamanuka ikaba testing no support yacu, ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. Nuramuka ubonye rejection kuri iyi support with candlestick confirmation wa taking buy yawe. Gusa you have to be careful. Nahangaha iramutse breakinze ino resistance yacu iga closing above with a strong candle. Urabona ko utu candles turimo imbere ari dutoya cyane. So iramutse breakinze rero iga closing above na strong candle, you can take your buy. Iramutse breakinze ikongera ikaza igakora retest, ndikumva wa taking a buy nayo yaba iri safe. So ndikumva kuri EU na GU ari ibyo twakitegura. Reka dutegereze turebe n'izi opportunities dushobora kubona uno munsi. So thank you so much, happy trading day.